Jemara. Abana reka abangaba gushira turabyiga cyangwa abangaba ntawe gufatanya nawe na roho bari muri kazi Abasole
twanyazwe zagaruwe nawe zasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niringiye niwe tuzaba. Frantisha. Ganda hari na gonna kudodo. Geçen sefer tanıdık bu. Aklımda.
ngo tuze kwerekeza mu rusengero. abavandimwe dushimira imana ko itugejeje imbere yayo, twongere dushimire imana yo itugejeje imbere yayo kugira ngo tuyisingirize ubuzima yaduhaye biturutse kuri umuvandimwe wacu uzamukunda Mariya Tereza. Mariya Tereza ni umuvandimwe wanjye, nkurikira mureke we uba muri iki ubuzima bwe rero n'ubw'abakirisitu bavukanye, bavutse ku musaza umukecuru wawe ukundaga kudutoza gusenga no kuba ngo umukirisitu. Nicyo dushimira imana ko twongeye kubona aka kanya kugira ngo ave muri iyi si ari mu biganza by'imana, tumuturira isengesho. Mariya Tereza yarashatse ashakana na Teresiforo Twagirumukiza, babyaranye abana umukobwa n'abahungu. Ubuzima bwe rero ntabwo yarakuze cyane, ariko yarakuze, yarafite imyaka 67 azize uburwayi butari bumworoheye, ariko nk'uko yabashije kurwana n'ubuzima bw'isi, yabasha gukorera imana, kurera abana n'ibindi byatumye abasha kubana neza n'abavandimwe. yahuye n'ingorane z'uburwayi, uburwayi bw'ubuzitanye, aha yitaba imana ku wa kabiri ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12. Dukomeze tumusabire tumukorere amasengesho, kuko tuzi twese ko urangije ubuzima bwe kuri iyi si ntabwo aba akibashije, ntaba akiri mu buryo bwo kwitakambira, ahubwo aba akeneye abasigaye kugira ngo dukomeze tutakambire Imana. Yesu Kristo Kristo. umuvandimwe urakoze umusezeraho dusaba Nyagasani ngo mwakire kandi aruhukire mu mahoro. Umukristo urupfu ntirubura, ariko ntabwo rutsemba byose. Urupfu ni inzira itugeza iwacu. Tugomba guhora twiteguye rero kugira ngo tutazadutungura, naho kandi twadutungura amizero yacu ni amizero akomeye. Kristo ni muzima, yarapfuye arazuka gutanga ubuzima buzira ubuzima. Adukomereze kwemera kandi atuhanagure amarira turi mu guterwa n'uyu mubyeyi wacu tuvuyemo. Dusabe imbabazi z'ibyaha byacu kugira ngo tubashe kumva neza ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima. Rwose ibyo natekereje, ibyo navuze, ibyo nakoze, numve birengagije gutunganya, kuko naratumiye rwose. Nicyo gituma n'ingingo Mariya tutagatifu iteka abamarayika bose n'abatagatifu bose
hagasingizwa Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, umubyeyi w'impuhwe zose kandi utanga ihumure ryuzuye. Niyo iduhumuriza mu magorwa yacu yose, ikaduha natwe guhumuriza abashavuye bose, tubagezaho ihumure twiherewe n'Imana. Nk'uko twahawe gusangira na Kristo imibabaro ye yose, ni nako yadusenderejemo ihumure rishyitse muri we. Mbese amagorwa turimo siyo ababyarira guhumurizwa no kurokoka? Kandi se iyo duhumurijwe sibo bibabyarira kwihanganira imibabaro dusangiye maze tukagira ituze? Iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu wagezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu mva. Kuva i Betaniya kugera i Yerusalemu hari nk'intera y'amasitadi 15. Hari haje Abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahoza urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, Mariya we asigara imuhira. Marita abwira Yesu ati, mwigisha yuba hano, musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ariko n'ubu ngubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yesu ati, musaza wawe azazuka. Marita arasubiza ati, nzi ko azazuka igihe kizuka ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, nigezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati, yego Nyagasani, nemera ko uri Kristo umwana w'Imana waje mu isi. Amaze kuvuga atyo ajya guhamagara mwene nyina Mariya, aramwongorera ati, umwigisha ari hano kandi araguhamagara. Mariya abyumvise aherako arabaduka aramusanga. Ubwo Yesu yari ataragera aho atuye, yari agihagaze aho Marita yari yamusanganiye. Nuko Abayahudi bari kumwe na Mariya mu nzu baza kumuhoza, babonye abadutse agenda baramukurikira, bibwira ko agiye kuririra mu mva. Mariya ageze aho Yesu yari ari ngo amukubite amaso, aragupfukamira ati, Nyagasani, yuba hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira, n'Abayahudi bamuherekeje nabo barira, ashenguka umutima maze avugana ikiniga ati, mwamushyinguye hehe? Baramubwira ati, Nyagasani, ngwino urebe. Nuko Yesu asuka amarira, Abayahudi baravuga bati, nimurebe ukuntu yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga
bati uwashoboye guhumura ya mpumyi yari ananiwe kubuza uyu gupfa. Yezu yongera gushenguka umutima maze ajya kumva. Iyo mva yari ubuvumo bari bakingishije ibuye. Yezu ati nimukureho ibuye. Marita mushiki wapfuye aravuga ati nyagasani ubu aranuka, uyu munsi ni uwa kane. Yezu aramubwira ati sinakubwiye ko niwemera uri bubone ikuzo ry'Imana? Nuko ibuye barikuraho. Yezu yubura amaso yerekeje hejuru aravuga ati dawe ushimiye ko wanyumvise. Jye nari nsanzwe nzi kunyumva, none mbivugiye aba bantu bankikije ngira ngo bemere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga atyo arangurura ijwi rihanitse ati Lazaro ngwino sohoka. Wari warapfuye arazuka, aza ibirenge n'ibiganza bigihambiriye no mu maso hagipfukishije ibitambaro. Nuko Yezu arababwira ati nimumuhambure maze mumureke agende. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ni rubi ariko ni ngombwa, kuko iyo turebye amaherezo ya muntu tubona ko umuntu apfa akajya mu ijuru yakoreye cyangwa mu muriro yakoreye. Ariko nk'abemera ntabwo twakwemera ko umubyeyi wacu, umuvandimwe wacu, umuturanyi wacu, inshuti yacu, ntabwo twakwemera ko ajya mu muriro kandi yarakoreye Imana. Ni nayo mpamvu iwacu atuvuyemo tumuherekeza tumusabira kuri nyagasani ngo abone ijuru, tukamutakambira cyane tuti nyagasani ugirire impuhwe zawe, ugire n'ibikorwa bye wenda bidafatika ariko umuhe kuruhukira mu mahoro. Nuko izo roho z'abacu bapfuye zidatunganye cyane zikabanza guca mu isukuriro. Abari mu isukuriro bakaba bagize kiliziya yiyongera ku yacu twebwe bari mu rugendo, kandi hakaza n'indi kiliziya y'abatsinze, kiliziya y'abatagatifu b'Imana. Ubwo ni kiliziya eshatu: kiliziya yacu twebwe bari mu rugendo, kiliziya y'abari mu isukuriro na kiliziya y'abatsinze. Iyo rero tuvuze neza kandi kenshi amasengesho dusabira uwacu wapfuye, tuba twizeye ko igihe kimwe kizagera akava aho ari mu isukuriro maze akinjira muri kiliziya y'abatsinze. Aho natwe niho tuzanyura. Birimo rero no kwiteganyiriza iyo dusabira uwacu watuvuyemo. Mariya ni wa wundi ufata umubavu uheze cyane akawusuka ku birenge bya nyagasani Yezu akabihanaguza umusatsi we. Ivanjili y'Yohana wa 14. Abantu bakamubwira bati iyo ni ukuri ugafasha ubusa umubavu ugatesha agaciro umusatsi wawe, umusatsi ukunda, umusatsi witaho. Yezu ati nimumwihorere vuba ngaha muzataha. Kandi baratanga, umwami ntabwo aratanga. Ati vuba muzatanga maze muzakore nk'ibi ngibi mubona Mariya ari gukora. Tumubonye rero agera iruhande rwa Yezu akamupfukamira ati yumva hano umusaza wanjye ntabwo yarapfuye. Aciye yiyoroye Mariya Tereza ibyo byamuranze. Mariya Tereza
urundi rugero rufatika kuko Yesu amusura maze mumurenganye ibyo wayakora igihe nikigera azongera ate abantu benshi muri iki gihe barengera ariko kwemera ni byiza ukaba bwari muzima akomeza ko Yesu ari koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ubu tugushimira iteka n'abantu bose nyagasani dawe nyir'ubutagatifu mwana ishobora byose ugahura iteka
twe twatwitereje urukundo dukunda n'ubuntu tugirira nibyo dukesha kurongorwa na Kristo watsinze urupfu maze twamara gupfa biturutse ku cyaha tugahamagarirwa gusangira nawe ubugingo buhoraho. Nicyo gitumye twifatanya n'ingabo zo mu ijuru natwe hano ku isi tukwamamaza udahwema ubuhangange bwawe, turirimba indirimbo y'igisingizo cy'izina ryawe tuvuga udahwema tuti mutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu turagusaba musakaze wawe kuri aya maturo maze yatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugarizwa wari no ku bushake bwe yafashe umugati arashingira arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki kuko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Aramaze kubigenda arangije kujya afata ifunguro none arashimira nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, ngiyi koko ni ifunguro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha, mujye mubikora urwibutso rwanjye. Umucunguzi wacu usingizwa, ibiremwa byose n'izina ryawe nyagasani. Rero amagana mu Rwanda kuri iyi si maze uyunze umwe na Kristo umeze nk'urwe umwe no kumwishushanya kandi ababyeyi, abantu, bavandimwe, ababyeyi, abaturanyi n'abatugiye neza bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ubitimuwe bakirire umuriro. Turakwinginze natwe tugirire impuhwe tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya ugiye mwigere w'Imana, Yosefu mutagatifu ngaho udahinyuka, intumwa zawe ntagatifu, abatagatifu Kiliziya ihimbaza none, abazina bacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakoze ukuri byagiye bisimburana, hamwe nabo uzagusingize tukuraza kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Nawe Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe ukabihererwa n'ubumwe bwawe butagatifu biriora bisimbura iteka.
neza akabidutegeka akabitwigisha dusenge ibyawe mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yongere hose icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungure ry'uyu none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya aho dukize icyago nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose irinde turi mu bisakazi n'amahoro impuhwe zawe zirengere uyu muryango wagize ibyago dukize icyaha n'icyorezo turinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire tuza ku mukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo wahuye intumwa zawe tubasigiye amahoro mbahaye amahoro yawe wite ku byaha byacu ahubwo witeho kwemera kwa kiliziya yawe. umuvandimwe nyakwigendera twica mu by'ubuzima bwe ariko n'abateguye ubuhamya. Ubu rero tureke abantu bagera kuri bane tubaha umwanya batubwire uko bagiye gukurikirana ubuhamya kuri uyu mubyeyi wacu, ubuhamya budukomeza, ubuhamya butwubaka, ubuhamya bwanjye ndabushimira cyane, gushimira umubyeyi wanjye amaze mushimire ko abikeka ko twaze imana imana y'agatumye abasiga agatumye batari muri paruwasi ariko nishimiye ko mbere y'uko umubyeyi wanjye rero yagize yasibye cyangwa se igihe yagishije kwihangana, ayigisha kwakira. Hashize nk'umwaka cyangwa urenga abayivuza aho nari ndi
ari hafi hano kuva mu gihugu cya Canada ndakurikirana ku buzima bwe nkaho nakabaye kumwe nawe ntabwo nabasha kumva ariko icyo yanyerekagamo ni ukumva imbaraga zo gukomera zo kwihangana udacika intege cyangwa se navuga nti yanga guca imihigo kugera mu kwezi kwa 10 aho yarembye. Ikintu mwibukira ni uko ari mu karigitwe yaramaze kuja kuba pararize, ariko we yaduhaga morali akavuga ati reka ntigira ubwoba ni ukubera uruhande kugenda rutuye yakoze agisida iri akatwumvisha ko nta gikomeye, akatwumvisha ko nta gikuba nubwo muri we cyari nagize amahirwe yo kumurwaza ibyumweru bigeze kuri 3 hafi igice mbere y'uko asezera, ariko igihe cyose inshuro zose nabaga ndi kumwe nawe yampaye morali kuko ndibuka iminsi nk'itatu mbere y'uko nagomba kumusezeraho hari hashize amezi wari umuganga yavuze ko yari afatanye mu kwezi kwa karindwi mu kwezi kwa 11 atagikiriza kimwe gitetse agwa abasha kubabuza, ariko yarambwiye ati burya utetse bwacya. Yampaye morali arya inshuro 3 yaratetse ndamusezera mbona ko yakize, ariko nabaye ntarangira aho naryaga bambwira ko arembye ari bwagiye mu bitaro. Umunsi wakurikiyeho namusuye yaramaze iminsi ari kenshi mu bitaro, nabwo yanyeretse morali. Yari afite ububabare ariko ikintu yanyeretse yagerageje gukomeka nanjye agerageza kunyereka ko aba arimo kwihangana gukabije, kugenda gufata gukabije ukurikije ububabare ntekereza yari afite. Inshuro ya nyuma namubonye yibuka dogiteri bari bampagarikishije nagomba kugenda abanje abona ko bafite ubuza muri babanje bampagarikishije ibambwira ati bakubwira naje kumusura n'icyumweru ntarinzi ko hagera kuri dogiteri wa gatandatu hagati ntabura amasaha arenze ati, ariko kuko mwaje kumusura yabashije kurambura amaso aramugisha aramubwira anyeretse ndabifataga nk'aho ariho ahari njyewe n'umuhuza mutaha. Ndibuka igihe kimwe arimo nsabira navuga nti nicyo ngiye kumusabira, birangoye kuvuga ngo reka musabire gutaha, ariko nanone nareba ububabare afite biranangoye kumusabira gukomeza kubabara kuri cyo cyangwa babara unyemerera unyongerera ukwemera musabire kubivuga kuko ndabona uburyo ari kubabara kugira ngo yarabyumvise ko yagerageje kunyereka ko ububabare sinziravuga ngo bishoboye cyangwa se kunyereka ko nta gikuba cyacitse. Icyanyuma cyangiriye ubuzima bwe nuko igihe byari bikomeye roho ye yari iri mu rugamba rukomeye yasabye nubwo yari yarabasaga ariko ashima Imana cyane ko yasabye isengesho kugira n'amahirwe ko kwakira abasha kuboneka. Imana ikora igitangaza muri iyo minsi n'igice ko njye numvaga mfite morali irenze iyo nakabaye mfite iyo batagiye umunsi nagomba kugenda nciye muri make rero uburwayi, ariko ubuzima bwa mbere bwo igitangaza ntabwo nabasha kuvuga. Icyo navuga ni uko
iteka kuko nta wundi wo kwiringirwa. Umuvandimwe wanjye rero yarabwiye ubuhamya namutangaho n'ubwo ari mukuru wanjye n'ubwo yambwiye twarakurikiranaga mu myaka itari myinshi, ibiri yonyine niyo twarutanaga, ariko iteka ryo gusigana nubwo ntabwo nigeze mubonaho. Narebaga inyuma icyo batubwiye akaba yakirangije, nagira ngo nivumbuse we akaba yitobereje yanyoreye cyangwa umuntu w'amagambo makeya ariko ataretse no kugaragaza igikwiye. Hanyuze gutyo akirukanka yagera hirya ati ko wakererewe, urabona tugera mu rugo ryawe. Ubwo nanjye nakura iby'urubana tugasa nkaho bikwiye kuvuga ngo mu bwana bwacu mu bukumi bwacu yari wa muntu turi kumwe tugendana tukabona ntawe gusobanya nawe, ariko iteka nkamurebera arashaka rero ashaka hafi y'iwacu ku buryo kumukurikirana no kumwigana bitigeze binjya kure. Ntatinya kuvuga ko yanyigishije uko umugore agomba gufata imbere y'umugabo, guca make, gucisha make. Aho rero arwariye kujya baje kurwara, yari indwara tutayirase nta n'ubukira, ijya baje kurwara diyabete batuma umuvandimwe wacu arapfuye, yararebye yagize gute kugeraho nyine ubu urabyumva ko bitabona. Nyuma rero niba yarayibaye yo mu muryango simbizi ndabaza kutumva ko ari indwara isanzwe n'izindi, kuko uriya mwana bivuze aza gufatwa n'iriya ndwara ikomeye ya kanseri. Niwo twabonye ko umuntu ababaye tuvuga ko ari indwara zisanzwe ugenda ugafata umuti ugacika intege nk'uko n'abandi bose bazicika, ariko agashingirizaho uko yakarwaye, uko yakarembye. Namubonye ari wa muntu ugeze aho atakibasha kurya, ubundi numva ko arwaye bisanzwe n'ubundi twabaga turwaye twese. Rero bamwita kibazo kurya kimunda arashunje abona gushyira umuntu amenya arwaye, kuko tutategeranye noneho batuma mujyanye kwa muganga. Ntabwo niho natekereza umuntu ugeze kujyaho kubera ko yarwara ye asigaye umupadiri yamubwiye umuvandimwe wacu Valentina aratubwira benshi ngo Valentina ni ukuri warakoze, aho tutabashije kugera banakugejeje bakatugezaho ko bwije uko bukeye, bigenze gutya bigenze gutya bigenze gutya, natwe tuzikomera ku bintu, ariko amuvugisha ko kakana ko kwihangana ko kuterekana ububabare bw'uko ari byashuri umwana we kwihangana kudacika. Icyo kikaba ari ikintu twese twakagombye kugenderaho. Umubiri uraryamye urababaza, ariko na wa wundi wumvaga ko iyo tuvuze amagambo nk'aya imbere y'imbaga ingana gutya wenda n'andi masomo twatanga. Umuvandimwe wacu rero yaduhaye urugero rwo gucisha make, ibintu byose akabyakira, ibibazo by'ubuzima akabyakira, iminsi igatambuka ukagira ngo ntari icyabaye. N'ubundi rero ugeze igihe cyo kumenya ubwo rwose navuga ko ari noneho bya bindi abaganga mwiganzo byabaye binini. Abaganga b'igitwe batubwira ararwaye arahinda, nimumwegere, twebwe turabona dusa nkaho tunaniwe, iyi ndwara irakomeye. Bariya buriya kubajyana ahandi kandi baba bazi ko bakorana n'abavandimwe babo hirya no hino, tuwayijyana ahandi buriya
hariya bo ntibabyitaho aho tumujyanye kuko bati inoze kuko niba igifu cyashize ibihaha byashize umwijima washize turagira ngo dukore iki bati ni kanseri niho yamaze gukwira mu buvuzi nta kindi ni umuti wo kugabanya ububabare aho yajya hose mwawugurira ari hose umushyire mu rugo kuko twebwe nta kintu twakora umuntu twamujyanye mu rugo ariko uburyo Imana ifite kuko yageze aho ubona ko n'icyumweru n'igice mbere y'uko Imana kuko wabuze ati umuntu ukaba ari ukajya kureka umuntu agapfira mu bubabare bungana gutya kandi wenda kwa muganga sina wenda bafite ukuntu worohereza umuntu twamujyanye kuba nta kintu yashyiraga mu nda ako gaseru n'agaseru karamuherekeza kuzageza ejo bundi kwa kabiri yitaba Imana hagati aho ngaho nabashije kunywa iruhande icyo natanga yamenya mu gihe gitoya givuga ubundi akaba yakishe ariko yaba agarutse akakwereka ko muri kumwe atagiye ngo atakare nk'uko umugabo w'umwana we yarabivuze kuwa gatandatu nibwo nahageze yaragiyeyo muri ku itariki ya gatanu twabanye muri byose tubanye igihe kirekire abandi barakoze kurusha abavandimwe rero n'igihe twamaranye hirya n'ubwo atari gitoya gitube iyambereye intwari ntabwo ari njye njyenyine yemereye kuko ntabwo ari njye njyenyine twabanye barabanaga n'abandi bikundaga kuba hafi akatwigisha gusenga ndabyibuka indirimbo batangije yakundaga kuyitangiza kugira ngo remezo nyine barayiririmbye ndamwibuka ariko nyine byanteye umutima gikorwa cyane ikindi uburwayi
tukabishyira muri ubu bintu tutazi ibyo ari byo, twebwe tugakeka ko ari umwijima cyangwa ariko nyine muri icyo gihe cyose twakekaga ibyo ngibyo yarakomeje atubera intwari, ntabwo yigeraga agataka avuga ati nasibika ndapfuye cyangwa se n'abapfuye sindapfuye, we yarakomeza agakomeza ntakorerwe ububabare bwe akakwihanganisha agahita akora ikibazo gihari ariko kandi nyamara cyari gikomeye. Barabisezereye, yararwaye kanseri, yararwaye diyabete, yararwaye hypertension, byaje kwa muganga batubwiye ko nta gukira aho hose twajya nta gukira, baradusezera turataha dutegereje no ko azatabaruka, ibyo biranga agera mu modoka Kibagabaga, yagiye Kabgayi agenda nyine wowe ubona ko arimo cyane ariko ntutabwira ubwoba kubera ko bamuteye serumu kugira ngo tugenda twitegura ko ashobora kuba agiye gupfa, ariko kubw'Imana irakomeza iramurinda, hashira amasaha menshi serumu irakomeza iragenda. Muri ibyo byose nta n'umwe yateraga ubwoba, yakomeza kuba ibikorwa bikomeye natwe guhangayika, ahubwo gukomeza akareka kwihangana agasenga agakomezaho abihaye Imana ko bose ngo basengere, bakaza ntabwo babyangaga na Imana bageraho bose bamufasha, ariko bamuhereza buri kimwe cyose icyo bashaka gusaba bakakimuhereza, nyuma ari hafi nyine gutabaruka asaba gusiga kw'abarwayi baramufika, arongera asaba intebe ya penetensiyo barayibona, bamucuragira nyine itariki ya karindwi z'uku kwezi aratabaruka mu masaha murakoze. hano aho abantu bicaye batekanye kandi bashobora kuwukurikira, nako bari kubumvira ahandi wenda banyanyagiye ku musozi. Niyo mpamvu tugiye gushimira abo bavandimwe bose bamaze kugenda mu buhamya bari bazima. Umuntu ni munini ugenderanwa n'Imana yonyine, buriya twebwe icyo tuvuga ni bike bishoboka, ariko nabyo Imana ibigiraho ikatugira impuhwe kandi igakomeza kutwubaka no kurwanya. Bambwiye ko mwatanze ituro ry'amafaranga 20,675 n'amadolari 25. Kugira ngo namara gukira akire umwenda we wose maze asenderezwe ibyishimo bidashira. Dusabe. Dawe nyir'ubutagatifu, turagushimira kubera bari hano n'abapfuye, kuko washatse ko uyu nyakwigendera aba ari watumye dukoranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wawe Yesu Kristo urupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ko ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga, yemeza ko tuzazuka. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri we, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, turagusaba duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru
tuyugame tuyihorere. Bavandimwe, shyira hamwe twongere tutakambire kuri umugiye kuri Nyagasani, musubiza muti twumve Nyagasani. Nyagasani Yezu, waririye kumva ya Lazaro, uhanagura amarira turabigusabye. Nyagasani Yezu, wasubije abapfuye ubuzima, duhera umubyeyi ubugingo bw'iteka turabigusabye. Nyagasani Yezu, wasezeranije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba, tugereze umubyeyi mu ijuru turabigusabye. Nyagasani, uyu mubyeyi wamuhagije amazi ya batisimu, umugiraho ikimenyetso cy'amavuta ya batisimu, mwakire mu bana bawe turabigusabye. Nyagasani Yezu, natwe ababajwe n'uyu mubyeyi, dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye. Nyagasani Mana yacu, girira impuhwe zawe, gira impuhwe umuja wawe Mariya Tereza, ugirire ko yahoze yifuza kubera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bawe, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Mukane kw'ijuru
nyagasani muhirwe ridashira maze umuntu w'iteka mukurikire aruhukire mu mahoro nyagasani muhirwe ridashira maze umuntu w'iteka mukurikire aruhukire mu mahoro Ni wowe umutima wanjye ntuzacogora n'imivugo iwawe nzaterura ndirimbe ko ntashye mu mahoro hatagira umupaka buri ngiyasumba ni wowe mahoro yanjye mpora ngushakashaka uko bukeye umutima wanjye ntuzacogora n'imivugo iwawe nzaterura ndirinde ko ntashye mu mahoro hatagira umupaka amahoro utanga buri kiyasumba kongeza mu mitima yacu umuriro w'urukundo rwawe nyagasani ni wowe mahoro yanjye muramushakashaka uko bukeye umutima wanjye ntuzacogora n'impinguka iwawe nzaterura ndirimbe ko ntashye mu mahoro atagira umupaka abumva ibyo wavuze bagenda mu rumuri bazitwa bawe niba binorezi neza n'ubumwe ibambe n'ubuntu nyagasani mana yacu kongeza mu mitima yacu umuriro w'urukundo rwawe nyagasani ni wowe mahoro yanjye mpora ngushakashaka uko bukeye umutima wanjye ntuzacogora n'imivugo iwawe nzaterura ndirimbe ko ntashye mu mahoro hatagira umupaka ibyo wadutegetse turabizirikana sawa sawa
hagiye kuryaho famiye aho abakazana babe hafi nabo barafamira bahise abakazana babe hafi hagiye kuryaho abakorana harimo abakorana na Valentina bari bugufi nabo dukomeza dushyiraho abakorana na Valentina abo bantu dukomeza dushyiraho hanyuma hakurikiyeho abafite imena nyakwigendera nabo batambuka bagashyiraho gato ishyira ku mva yose abakazana bashyizeho indabo ko mbona bagifite hanyuma abandi bose bafite batambuka kumva hose n'abafite indabo mwateguye namwe mwaza mugatambuka naho mwashyire aho mwashyiraho hino hose inshuti z'umuryango namwe bavandimwe baje kudufasha kugira ngo duherekeze nyakwigendera turabashimira ubutwari mugaragarije uzabukomeze kandi muzabugaragaze